ubwo duheruka Dave yakubitaga agatoki ku kandi agambirira gushakisha Rudasingwa. Ntaganda we afite ubwoba bw'uko Rudasingwa yafatirwa iwe, naho Sheila na Ntwari batangiye kwigira umubano. Ni inkingi y'amahoro. Abima Karame, ngaho mpereza izo nkweto zanjye ziri hanze aho. akira papa teta. Urakoze. Hanyuma rero Abima, Karame, ubike kujya kuzana ibindi biryo by'inkoko mu isantire. Ndaza kubyishyura. Kandi ndagusigira n'amafaranga yo guhemba umuntu uri bubitware, ntiwategereza igihe ndi butahire. Yego. Ariko rero papa teta, hari inkoko imwe nabonye yarwaye umuraramo. Yampaye? Nizere ko wese witandukanye n'izindi Abima. Nayishyize ukwayo. Ngo tugende unyereke rero. Dore niyi. Orara. Harya iyo ariko aratangira gutera di. Nturose ko ari imwe muri za zindi mwazanye mu cyumweru gishize. Kandi zose mwazizanye zitera. Kandi koko di. Buriya wasanga ahantu rero twaziguze batarazitagaho cyane. Byashoboka. Ahubwo rero mu gutanda aca kwa veterineri nzigurira umuti. Kandi wagize neza guhita uyitandukanya n'izindi. Mu kanya nk'ako guhumbya yazanduza zose da. Uzi ko iwacu hari ahantu duturanye, inkoko imwe yigeze kwanduza inkoko 8, zose zigahita zipfa. Umuraramo ni indwara mbi cyane ku nkoko. Cyane. Wajya kubona n'izindi zatangiye guhondobera da. Ikindi kandi Abima. Karame. Uburetse kongera kwinjira hariya ziba, turabanza tuvanga umuti wo kandagiramo mu gihe hagize umuntu ushaka kwinjiramo, wenda ugiye nko gukuramo amagi, gukuramo isuku se, ibyo tubikore mu rwego rwo gukomeza kuzirinda uburwayi. Nta kibazo rwose. Kandi ukomeze zicungire hafi. Yego. Hataba hari indi yafashwe ikaba yagumanye n'izindi kaza kuzanduza. Yego. Mumure ndabyitaho papa teta. Urakoze cyane. Nibuke no kunsigira aya mafaranga nabasabye yo kudodesha ikanzu. Humura ndabyibuka sha. Naga, komera David. Ese ko wabuze wana? Ariko Ntaganda nawe wamburiye se kuko uretse kubeshya. Waranshatse urambura koko? Cyakora byo ratano ko ntagushatse. Ntiwumva. None se uri kuki muri iyi minsi David? Icyo ndi hose shaho. Ahubwo se mbwira ko duhuriye hafi ya appartement ya Rudasingwa, waruje kuhakora iki? Ahangaha se? Urebye narinje gushaka nyine Rudasingwa none ndamubuze. Ngo gushaka Rudasingwa? Ubu se umuntu uri gushakishwa wumvaga yaba kirimo hano koko? Birashoboka da. Hari ukuntu yaba yifungiranyemo imbere ntasohoke. None se ko umuntu asohoka agiye kuri toilette kandi kabirimo imbere, wumva bitashoboka ko yaba arimo? Cyakora reka nkubwire Ntaga, uriya musenzi mufashe ibintu namukorera, Imana niyo ibizi yonyine. Ni hatari. Uriya mutipe hemukiye abantu benshi pe. Urabivuga urabizi Ntaga. Agira atya ntesha urukundo rw'ubuzima bwanjye. Umukobwa umwe rukumbi nari mbonye ugiye gutuma ntuza nkareka kujarajara. Ntaga akaba atumye afungwa agafunganwa n'umwana wanjye. Yampaye nka data. Wa mukobwa aratwite se? Inda yanjye Ntaga, inda yanjye rwose. Afunganye umwana wanjye mu nda. Umwana wanjye agiye kuvukira muri gereza Ntaga, nawe unyumvire. Pole wana. Pole sana kabisa. Ndabyibuka umunyere kumbwira ko umufiteho umushinga. Nuko nyine nta kundi. Yangane pe. Umushinga waguye mu bishirira. Gusa numubona Ntaga, uzamubwire ko nzamufatira hatazamira katsi. Uri kumva? Aho nzamubonera se shaho nzaba namukuye. Hanyuma se nturi kumushaka wowe? Ese we ko utambwiye di mwagiranye ikibazo ki? Uriya se? Byihorere sha David. Byihorere ibyanjye byo ni birebire cyane. Uti ni birebire se gute? Umva David, reka tuzabivugeho ikindi gihe ubundi kwihuta pe. Sibyo? Yampaye. Ahubwo wirirwe wanjye. Sheri, wampereje iyo rushe y'ifiriti ngakuramo izi mu mavuta zitarashirira. Akira darling. Aho se ubundi ubwo ntiwananjaburira we ko mbona zisa nk'iziryoshye. Akibaze nk'iryo jambo igiyemo berukira kuryoha. Ngozana. Asoma ariko neza. Shawara se kubirisha koko. Kandi Shera nzabikwishyura ku munsi w'ubukwe bwacu buretse. Yego. Umva, nzagutirisha ngiye kugutamika keke kandi sinyigushe.
cyangwa se nzanabigukoreye kuri shampa umva imbere y'ababyeyi umva akira ubwo ari wowe wabona uza kudega kuri babo umva nanamukurekaho da ego ubwo se urabiyobewe nawe ko ari mama wanjye nanjye se yarwara iki avuga utaziruriza ubusa ahubwo se sheri ngiye kukubwira uribuka uyu munsi mu kwigira umubano ukuntu twatangiye kwiga isomo ryiza cyane rijyanye n'imicungire y'umutungo w'urugo se Yigusha. ntabwo ngiye kukubeshya cyakozanwa rirasomo ni ryiza bya hatari ni byiza byo kabisa umva uzi babagabo bafite imyumvire bumva ko amafaranga bo bahembwa ari ayabo Kumva ngo ay'umugore akaba ari yaza gutunga urugo imyumvire ariko nk'imyumvire imeze gutya ibyo ni ikibazo sheri ni ikibazo pe ikibazo gikomeye ikindi uzi ko ngize ko buriya mba numvamo n'amezi 6 yo kwigira umubano bakiri make kuko iki urashaka kuvuga akazi be uzi ko hari byinshi abantu baba bakeneye kwiga cyabyo byo narabibonye n'ukuri ngaho reba nko gusobanurirwa ko gushyingirwa k'umugore umwe n'umugabo umwe guhuje n'umugambi w'Imana gusobanurirwa neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugabo n'umugore yewe ni byinshi pe uzi ko hari ibyo batwigisha ukumva neza ntibifuje gutaha ahubwo se sheri undi buriya ntidukwiye gukomeza kwitegura ku buryo n'igihe twazajya gushyingirwa tuzaba twarangije kwitegura bihagije tuvuga nko kugura ibikoresho bimwe na bimwe cyane ahubwo ari sheri ari ikintu ujya ntekerezaho ubu kandi wasanga hari abantu bambona ngiye hano nk'uko nyine mbanje kugufasha gutegura ibyo kurya bya nijoro bakagira ngo tuba turi kurya ubukwe bubisi si ibyo se nyine abantu reka ubwire sheri ubundi reka ubwire ntureba abantu ntabwo bazababuza kuvuga pe cyane ariko wowe jya ubihorera icy'ingenzi ni uko twebwe nyine tuzi icyo imitima yacu yasezeranye kandi tukaba nyine tuzi neza ko tugomba kurinda ubusugi bwacu n'ubumanzi kugeza igihe duhawe isakaramentu ryo gushyingirwa ndetse na padiri akaturamburiraho ibiganza cyakoranwa ndagukunda umuntu ushobora kubyumva ndagukunda mbega byiza nanjye ndagukunda la hose de moi hanyuma rero ndabona soje reka nyaruke njye no kwita kuri Peter Keza karame harya ninde uyu munsi usenga mbere yo kuryama mama ni Keza usenga ariko Ganza ejo sinjye wasenze Ganza ntabwo rari byiza kwihunza gusenga sibyo yego nawe ukwiye kwiga gusenga ukajya dusengera twese mbere yo kuryama sibyo yego ariko Keza nasenga uyu munsi nanjye nzasenga ejo ndetse nzanasenga tugiye kurya ngaho nimureke mbasengere mugende kuryama ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen turakwambaje Mana Nyirimpuhwe turagutakambiye ngo tubabare ibyo twagucumuyemo uyu munsi no mu minsi yatambutse ndagushimira kubw'umuryango mwiza wampaye ndagushimira Data kubwa Kabera Keza ndetse na Ganza turindanira ijoro utubumbatire mu mababa yawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen ngani mugende mujye kuryama rero sibyo kandi mubanze mwoza amenyo yego ariko koko urugo rudasenga rurasenyuka hari urugo se rudasenga marigari nyumvira disi we zirahari nyinshi cyane kabi zirahari rwose aho buri wese aba mubyeyi ntibafate umwanya wo guhora ngo basenge bityo bagatakaza indangagaciro za gikristo urugero ni nko kwa Kindigiti none se niba Kindigiti adasenga na Helena ntasengara arasenga pe kuko iyo aza kuba adasenga aba yarikoreye ingutiya ku mutwe kabi ndakumva uzi noneho Satani uriya mukobwa ngo ni mahoro yazanye muri ruriya rugo uzi ko yari yaranze kuva mu rugo rw'abandi neza ngo nanjye ntwite inda ya Kindigiti ngo mfite uburenganzira bwo kuba hano erega biteza imvuru n'abaturanyi barahurura reka da ariko Kindigiti rwose ukuntu uba wumva afite akarimi kareshya wamubona wagira ngo abundikiye marayika muri we uzi ko utamukekera amafuti nk'ariya kuzana ihabara mu rugo ukabeshya isi yose ngo ni mubyara wawe neza ariko mana we yewe urwubika ngo he niwe rw'uburangeso kavuze se wari uzi ko yakora amahano nk'ariya cyakora ni ukuri Helena nawe yahuye n'amanzaganya uhashaka yazamusura ni ukuri birakwiye ni ukuri kabi ariko jya umubano wa Kindigiti na mahoro nari narawuketse mbere uzi ko n'abarebaga bakanshisha kabi
iminsi y'igisambo nyine irabaze none se ugira ngo imana ntiyamutamaje niyo mpamvu iyo umuntu yiyemeje kubaka urugo ntahindure imyitwarire ngo arangwe n'indangagaciro zirimo ubudahemuka ndakurahiye pe urwo rugo iminsi yarwo ibibazo niyo mpamvu rwose ngewe wanjye ari wowe nahise muri imwe risa kandi rwose rirahagije nanjye ni uko mugabo mwiza ahubwo tugere tujya kuryama dore burije sheri ahubwo se buribuze amasaro tugezeho Marigarita ntabwo narebye nateyeho akajisho da tugende mu cyumba nkwereke tugende rwose reka njye mba nakurikiye ndabikurikirana byose rebe rwose nta bundi urangaye se mba ngomba gukurikirana ibintu byose rwose ku murongo sheri twatangiye amasaro y'ikijuje mbega byiza we mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima nyine nabibonye kare rero ntugire ngo ngaho uretse kwicara ku gitanda sheri none se nkora iki mugabo mwiza ndashaka kumpobera Dave na Ntaganda bahuriye kwa Rudasingwa nta rwikekwe bisize naho ubutaha ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane saa 12:15 z'umugoroba ku bacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu saa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu saa 8:00 z'amanywa mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0789113120 cyangwa se 0788435206 bitihise ukatwandikira kuri email adresse ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro. Uburyo bwa kamere bwo guteganya ibyaharo ku bashakanye burinda kubyara indahekana, abana bagahabwa uburere bwuzuye mu muryango buca ihohoterwa buca amakimbirane, ejo hazaza igihugu kikagira abaturage beza.